bakunzi ba Humura TV show ndabashubije ambi mumeze mute mwiriwe mwaramutse muraho Imana ibarinze ite kanizere ko mumeze neza natwe tumeze neza Imana yagize itya iraturinda rwose turashima Imana yo mu ijuru hari nabandi batameze neza abo rero rwose ni ya gahunda abameze neza rero namwe ni ya gahunda rero Imana ishimwe buriya njya nkunda kuvuga iyo umuntu akiriho umwuka wumva usohoka bigakunda ntukihebe ntugacike intege haba hari ibyiringiro by'ubuzima byo kubaho ndaje ngo mbabwire ku bibazo bishya bisigaye bigezweho hasigaye hagezweho ubutubuzi bushya abatubuzi bavuye muri analogue nabo bari muri digitale abatubuzi bavuye mu bihe bitagezweho barimo baragendana n'ibigezweho uzi uko ushobora kuba ufitanye gahunda n'umuntu mugahamagarana noneho wenda hari nk'amafaranga uri bumushye akakubwira ati okay nta kibazo cyangwa ukamubwira uti ndaje kohereze mu kanya icyo gihe rero nyine iyo mwavuganye nimero yo guyizi urayamuhereza ariko ngiye nimba wenda ibyo mbona n'abandi babibona simbizi ntago bukira ntabonye message imbwira ngo ya mafaranga uyohereze kuri iyi nimero amazina nayo ndayakeneye cyane kandi urabukoze iyo message mu by'ukuri iba ari message yerekana yuko hari umuntu mufitanye gahunda mwanahanye gahunda hari igihe rero uba wahanye n'umuntu gahunda kuza kumuha amafaranga wenda mwavuganye kuri telefone no kuvuga ngo iyo bihuriranye hari umuntu mwahanye iyo gahunda ukamubwira uti ndaza kukohereza wenda amafaranga saa 10 n'urugero ukaza kubona ya message ije kukubwira ngo ya mafaranga uyankirire kuri ino nimero cyangwa akaguha na code basigaye bashyiraho na code ngo cyangwa yashyire kuri no code nyine akakubwira amazina y'iyo nimero cyangwa iyo code ubwo se urumva uramutse bavuganye n'umuntu wamubwiye yuko uri buze kumuha amafaranga uri kumva sitayamu ukayamuha ubundi wa muntu mwagiranye gahunda agategereza agaheba akaguhamagara akubwira ati se ko amafaranga nategereje utigeze uyanyohereza kandi amafaranga yamaze kubereza ku mutekamutwe kare yajyanye kare yayirukankanye rero ibi ngibi binyereka yuko abajura nimba barahinduye bagendana n'ibigezweho namwe mugomba kugendana n'ibigezweho iyo nimero wayibona nge iyo ariyo yose nabona nuguhita numva yuko niyo naba navuganye n'umuntu pe buriya niba wanavuganye n'umuntu ukabona message nk'iyo muhamagare kuri ya nimero ye bwite usanzwe uzi isevinze umwumve wumva ijwi rye umenye yuko ari we koko muvuganye kuko nutamuhamagara uzahereza kuri ya nimero ubundi nawe aze kuguhamagara nyuma usange byabaye ibibazo mu by'ukuri rero ubusambo bwaragwiriye ubutekamutwe bwariyongereye amayeri yo gukora yarahindutse cyane barimo barabishyiramo ubwo nabyita ubwenge sinzi icyo nabyita ariko ubwo nubwo bahindura gute natwe tugomba kumenya ubwenge tukamenya uko twitwara tukamenya uko twifata nimba ufitanye n'umuntu gahunda ukabanza ukamuhamagara noneho rero hari n'ibindi nabyo umuntu bagize batya bamwibye ariko kuri icyo kintu maze kuvugaho ngiye nyoberwa ahantu bakura nimero yego wica bakavuga uti 078332 ugakomeza iyo nimero byanze bikunze gukumura ariko ngiye kibazo nibaza kubera iki nk'ubu nkanjye nkunda kubona message nk'izo pe kandi kuri nimero zitandukanye havuga se ni umuntu wenda ubuziranye nawe wenda uwo muntu ari nk'ibanda utabizi wenda akajya afata nimero akazihereza amabandi bagenzi be ni umuntu umugura simukadi nyinshi ni ikibazo pe ni ihurizo rikomeye bya bindi byo guhamagara ngo nyobeje amafaranga byo nabyo biracyariho ariko si cyane ariko noneho hagezweho system yo kwandika ngo ya mafaranga yakiriye kuri no nimero
ni kanaka murakoze ndayakeneye cyane, nubona kuri nimero bidakunda uyashyire kuri kode murakoze. Urumva yuko strategy zarahindutse z'ubujura zo kwibwa. Hari ikindi rero kiri, afata telefone y'umuntu akaba arayibye. Iyo ibyo telefone y'umuntu ntibikiri ikibazo gukuramo password, maze agafata abantu bose bari kuri telefone y'uwo muntu akagenda ababwira ati wampaye wenda 20,000, 10,000, 15,000, 30,000, kurumva ntago abazwa yandikiye uwo ari we, ati rwose mbabarira umfashe n'ikibazo ngize nzayaguha ejo nimugoroba. Uwo muntu deja uwo muntu umufite ni nimero yawe ubu uyifite nyine, ubina savings kuko areba abantu uwo muntu afite. Nida savings akenshi nabonye nko muri ubwo buryo batuburaho banandikaho ngo ni kanaka, kugira ngo nanasanga kwa kundi ubu udafite nimero y'umuntu wenda yarasibamye cyangwa barakwibye telefone ugahindura cyangwa byaragenze gute, umenye ko ari kanaka. Numenye ko ari kanaka kandi akaba ari inshuti yawe, ayo mafaranga uyafite kandi akubwiye ko ari ikibazo gikomeye, byongeye azayaguha ejo nimugoroba, ayo mafaranga uvuga uti okay, ndabona ari Delphine unyandikiye kandi ikibazo aragifite kandi nimero ye ndayifite, ni inshuti yanjye, buriya ubwanyitabaje reka mufashe. Kubera ko ntabwo ubuzi ko ari wowe wenyine ibyo bintu, ntabwo ubuzi ko atari wowe wenyine ibyo bintu nyine biri kubaho, ubuzi ko ari wowe mbese yagufashe nk'umuntu w'umwizerwa, nk'umuntu yizeye wamukemura ikibazo n'inshuti, amafaranga ukayohereza igihe kikazagera hacaho nk'iminsi ngaho ugahamagara ujya kwishyuza, ukumva telefone yavuyeho kera ntayiriho, cyangwa se yaba inariho yayisubijeho akakubwira ukuntu telefone ye bayibye. Icyo gihe nk'abo batekamutwe nk'uwo mujura arya amafaranga angana gute? Inama ntanga rero ari nayo mpamvu mbanje ngo ibi tubiganire, kuko ibi ngibi ni ubuzima bwa buri munsi uko byagenda kose tuba tugomba kubiganiraho, kubera ko ni ibibazo duhura nabyo in general. Iyi nama ngiye nabaha umuntu niba kwandikiye message akakubwira ati ngwanaho 20,000 nzayaguha ejo, kandi uwo muntu umufite, nibyo birashoboka ko yaba ari we icyo kibazo koko gihari, ariko kandi birashoboka ko atanabaho. Mbere yo kujya kumuha ayo mafaranga banza umuhamagare kuri telefone, numuhamagara ukumva iyo telefone itariho uzamenye ko ari abajura. Numuhamagara iyo telefone igacamo akakwitaba kandi ukumva iryo jwi ari irye koko ari we, ari ya nshuti yawe, ayo mafaranga n'ubu yafite uzayamuhe. Ariko igihe bizaba binyuranye n'ibyo uzihombera, uzakuraho. Nuko bimeze, abantu bananiwe gukora uturimo tw'amaboko, bananiwe kwihangira imirimo, amaboko barayareze, inzara barasongoye, n'abagore basigaye batubura. Kwanjye hari n'uwantuburiye ari umugore kuri telefone ariko ntacyo yafashe. Inzara barasongoye, niba abandi muhurira mu muhanda bameze batya baka, ariko utazi imvano yo kukwaka kwabo ahantu iri. Rero inama naguha, niba uhuye n'icyo kibazo ukabona message ikuguza kandi y'inshuti yawe, jya ubanza umuhamagare, nimuvugana ubikore, nimutavugana umwihorere. Nubona message ikubwira ngo ya mafaranga yanyohereza ni uyireke, iyo ngiyo nayisuzugure, nibinaba ngombwa iyo nimero uyiripotinge kuri RIB. Hari umurongo wa RIB uhamagara ugahita uripotinga ibintu nk'ibyo ngibyo, kugira ngo twese dufashanye, utazajya wiyuhakuya uvunika imbaraga zawe ukavunikira ubusa, amafaranga yawe akaguca mu myanya y'intoki, wayavunikiye igihe kirekire, kandi hari undi wicaye gusa wafashe iyo business yo kujya yumva nyine yajya arya amafaranga y'abantu. Abantu badashobora gukora uturimo tw'amaboko, ugasanga arimo aratubura, atubuye 100,000, atubuye 200, amafaranga menshi, ameze gutyo nyine ariko ntabwo yavuye mu bunyangamugayo. Rero namwe mube maso, ibyo nibyo banga mbibiye, ngiye ibyo ngibyo mbabwiye nuko mbibona, wenda nawe urabibona. Hasigaye inama nzajya mbafite, nzajya nzibaha nzibasangize,
experience mfite nyibahe ibyo mpuye nabyo mbibaganirize kuko nzi neza ko atari nge gusa babikoraho abantu babaye benshi pe abantu hemo burimo buriyongera sinzi impamvu ariko ubwo uko bwiyongera natwe dukaze ingamba nshya rero inama yanjye niyo ngiyo y'umunsi Imana ibahe umugisha mugire ibihe byiza mugire igicamunsi cyiza mugire igitondo cyiza ahantu hose undebye uherereye wifuje kugira ibihe byiza kandi ubwiza bw'Imana bane nawe ndagukunda bye 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 ibiganiro nkuko mubiteka nakagaruka bye